bari mu barezi ndetse namwe Head inkuru nziza bazana inkuru nziza imeze neza cyane. Nababwiye neza yuko ntabwo nzaryama narabaha amakuru ndetse naranababwira ibigezweho mu burezi. Amakuru mashya rwose mbazane nuko external mutation na external permutation ziba zatangiye. Ubwo ntucikanwe kugira ngo nawe wabasha kwisabira mutation na permutation uva mu karere ujya mu kandi. Ni amakuru meza mbazaniye rwose, ni ukuvuga ngo mujye muri KMS winjiremo ujye login, nurangiza ujye aho wasabiye urahita usangamo request niba byabaye approved by REB, ubwo ni kubijyanye na permutation cyangwa niba babaye transferred bitewe naho wasabye. Ubijyanye na internal mutation na internal permutation, ni ukuvuga ngo ubu ngubu published zamaze kuzaho. Babitangaje yuko bamaze kubaha imyanya mwasabye, kandi hari batarabashije kuyibona. Nagiye bivuga muri video, byagiye biterwa n'impamvu nyinshi zigiye zitandukanye. Ni nayo mpamvu ngusaba yuko ayo makosa utakongera kuyakora. Niba warayakoze ugende ubikosore muri TMS. Ni ukuvuga ngo icyo bita position, niba uzi neza ko kidahura na appointment letter, kikaba kidahura na diplome, ndetse ukaba utanafitemo amasomo, icyo cyo rwose ni wirirwe utekereza neza ko ushobora kuba wabona mutation cya permutation. Icyo bigusaba ni iki rero? Biragusaba yuko ibyo byangombwa cyangwa izo document ugenda ukazuzuzamo, ndetse no ku muntu ufite icyangombwa cy'ubumuga yagenda akaprodingamo cyemewe na leta cyangwa cyemewe bitewe nuko cyatewe kashe n'umudogiteri uzwi cyangwa wemewe wa leta. Icyo wibagirwe ku cya prodingamo, kuko cyo umuntu ugifite aba ari prioritaire imbere y'abandi bose ko yabona mutation and permutation. Bivuze rero izo mpamvu mbabwiye hejuru cyangwa mbabwiye mbere, izo zagiye zituma bamwe na bamwe badahabwa internal na internal permutation na internal mutation. Icyo rero niryo kosa bagiye bakora, bikaba byaratumye batabona internal, ndetse bikaza bizanatuma batabona external. Bivuze rero icyo usabwa ni iki? Ni ukuvuga ngo weho ufata ibyo byangombwa cyangwa ufate izo document uzaprodinge muri system. Ejo kare baraba bamaze gushyiramo icyo bita request, na kantu k'ubururu ugenda ukagaklikaho, ubundi ukagenda wuzuzamo. Niba ufite uwo mugomba kugurana mukamwagurana, niba ufite uwo mutagomba kugurana ukaba wakwaka transfer. Ni ukuvuga ngo transfer ziri external uva mu karere ujya mu kandi, ntabwo bivuze ngo ni mu karere mo imbere. Ni ukuvuga ngo icyo bita permutation ziri external, ni ukuvuga ngo ushobora gupermuta n'umuntu ari Rusizi undi ari Rutsiro, naho birakunda, ni mu karere n'akandi karere bitandukanye. Mu gihe internal wasabaga mu karere mo imbere, ugasaba ikigo kirimo ako karere. Ariko noneho bitandukanye na external, mu byumve neza. External zo ni ukuvuga ngo ubuva hamwe ujya ahandi mu karere, outside the district. Ariko ni ukuvuga ngo internal uba uri muri inter cyangwa internal the district ukoreramo. Aho ngaho rero ni ukuvuga ngo icyo bita internal, hari amakosa yagiye bamo, hari ibibazo bagiye bagira, cyane cyane ku bagiye baka permutation bagiye bagira ikibazo cyo kubona code bitinze. Hari n'abatabashije kubona permutation bitewe nuko bagiye babura code kugira ngo babe bakora icyo bita bakwakira cyangwa bakora request cyangwa accepted ku bijyanye na permutation. Abo ugasanga wenda bafite probability yo kuba wenda barejectingwa. Iryo ni ikosa ryagiye ribamo bitewe na system. Ariko nababwira aho mwabibariza, wajya uhamagara ushinzwe TMS mu karere, aho ngaho ahita agufasha code ukayibona vuba. Nimero zabo rero wazisanga he? Ujya muri TMS ukajya ahantu handitse helps cyangwa support, ubundi ugakanda ugahita usaba cyangwa ugasacinga akarere bitewe n'uwo ushaka guhamagara cyangwa ugomba kugufasha. Icyo gihe iyo ukanze uhita ubona nimero ze ukamuhamagara, agufasha rwose nko guhombya iyo code ihita iboneka. Niyo mpamvu rero mbasaba yuko mugenda mukuzuzamo biriya byangombwa byose muri TMS kugira ngo muzabashe kubona mutation and permutation. Ibibazo byose byabaye muri tano ubu ngubu bamaze kubishyira ku murongo, kuko icyitwa ikibazo baba bamaze kukibona bakanagicekinga. Ubu ngubu igisigaye nuko abagomba kwaka external na external permutation na external mutation, nkuko calendar ijyanye na mutation nayo ibivuga. Bamaze kuvuga ko bagomba kwita banasohora icyo nakwita guhinduranya uva mu karere ujya mu kandi, cyangwa mu kimwe wimuka uva mu karere ujya mu kandi, icyo bita mutation and permutation. Uyu mwaka rero wa 2026 mwari mu murezi ndetse nawe head teacher ndetse nawe ukora mu burezi ushaka kwimuka, aya mahirwe nagucike, kuko ubu ngubu byoroshye. Ubu ngubu ibibazo byabayemo ntabwo wakongera kugongwa nabyo. Icyo usabwa weho ni ukuvuga ngo ni ugukurikira ukagenda umenya amakuru yose, unagenda umenya ibiri update kugira ngo utazacikanwa, ndetse ukaba wanagwa mu ikosa bikaba byanatuma utabasha kuba wabona mutation and permutation. Ushobora no gusaba nawe bikarangira uba wanaburamo n'akazi bitewe n'uko imyanya wagiye ugacokoza bikarangira imyanya yabaye occupé naho wari uri naho kahabura. Birasaba rero ugomba gukurikira kugira ngo ugende ubona amakuru byose. Ni hano binyura byose, ngenda mbibagezaho 5 kuri 5. Nta kindi usabwa uretse kugenda ugakora subscribe, warangiza amakuru yose ukayasanga ahangaha, ugakora like,
kugira ngo video igende igera no ku bandi benshi. Ni ibintu byiza cyane rero kuba amakuru ajyanye n'uburezi bayasanga aha ngaha, ndetse n'ibindi bitandukanye bishya bigenda bigerwaho umunsi ku munsi, nuko ubuzima bwa buri munsi tugenda dusabaho yuko amakuru ari cyo kintu cy'ibanze. Birasaba rero yuko ugenda ukurikira, nta kindi bigusaba ni uko waguze twa bando twawe, nta kindi kiguzi, ubundi ukamenyera amakuru ku gihe ukurikira. Ibindi ndagenda bibagezaho uko impinduka zigenda ziza. Ciao ciao.